Mu karere ka Gicumbi haravugwa inkuru y'umukecuru umaze kugerageza kwiyahura inshuro zigera kuri enye zose, ariko ku bw'amahirwe abaturanyi be bakaza kumutabara atarashiramo umwuka. Ariko nk'uko nawe abyivugira avuga ko ngo nubwo bagerageza gukora ibishoboka byose ngo agume kuri ino si, ariko we ngo abona nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kubaho, bityo ko azakora ibishoboka byose ngo yikure muri ubu buzima. Uyu mukecuru ngo ku nshuro ya mbere bamukuye mu mugozi aho yari yamaze kwimanika ariko atarashiramo umwuka. Ku nshuro ya kabiri ngo ubwo yageragezaga kwiyambura ubuzima ngo yagiye yishyize mu mugozi ariko aza kurusha ibiro, umugozi uracika hanyuma aba arokotse gutyo. Ku nshuro ya gatatu rero ngo yafashe amabuye ya radiyo arangije arayahondahonda akuramo ifu iba irimo imbere, arangije ayitoba mu mazi arayanywa, hanyuma baza kumufata arimo araraba cyangwa se ari kumera nk'uri gusamba, bamujyana kwa muganga. Mu kumujyana kwa muganga rero bamuhaye imiti igomba gukuramo ubwo burozi mu mubiri, hanyuma bamuha ibinini kugira ngo ajye kubinywera mu rugo. Amaze gufata akabaraga rero nibwo yafashe bya binini bigera kuri 60 arangije abinywera rimwe kugira ngo yiyambure ubuzima, nabwo biranga bifata ubusa. Ariko uyu mukecuru n'ubundi avuga ko nubwo izo nshuro zose zagiye zimuhusha, ariko ngo n'ubundi nta mpamvu yo gukomeza kubaho, ngo kubera ko ntabwo yishimiye inzu abamo y'ibyondo, ndetse yewe n'ikirenze ibyo ngo ntabwo yifuza kuzabona yarwaye amavunja. Niyo mpamvu rero ibyo byose mu kubirwanya ngo ashaka kwipfira akigendera. Hano rero hari abanditse iyi nkuru cyangwa se hari igitangazamakuru cyagerageje gukora kuri ino nkuru y'uyu mukecuru, ariko ndagira ngo turaranganyemo amaso tumenye ese ubundi umukecuru ni muntu ki, ese ubundi ibi byose abiterwa n'iki. Ubundi nk'uko nari mbikubwiye, uyu mukecuru atuye mu karere ka Gicumbi. Uyu rero niwe uvugwaho kugerageza gushaka kwiyambura ubuzima. Hari icyo rero yaje kuza kuba yatangaza, akaba yavuze ko imibereho ye ndetse n'abuzukuru be ariyo ituma agerageza kwiyahura. Uyu mukecuru yitwa Mukarushema Esperance, atuye mu mudugudu wa Gashurwe. Uyu rero biravugwa ko yagerageje kwiyahura ku nshuro ya 4 akoresheje ibinini birenga 60 yariye umunsi umwe. Uyu mukecuru aganira n'ikinyamakuru yavuze ko ubuzima bubi abayemo n'abuzukuru be ariyo ntandaro yo gushaka kwiyambura ubuzima. Yagize ati, njyewe ntabwo nshaka kuzasaza nsabiriza cyangwa ngo nsazire mu binonko nk'ibi. Ariko ahangaha akaba yaravuze ati, ariko uzi kuba uri umunyarwanda ukabona abandi barataha ahantu heza barahabwa inka ukagira ngo wowe nturi umunyarwanda. Reba nk'utu twana ndera naduciraga inshuro, ariko ubu imbaraga zimaze kunshiramo, aho kugira ngo bazahorote mbareba rero mpitamo mpitamo kubabisa hakiri kare. Uwo mukecuru yakomeje agira ati, banyubakiye nkabona nta cyano heza nk'ahandi, wenda byanyereka ko n'ibindi naburaga nzabibona. Umuhungu w'uyu mukecuru w'imfura avuga ko nyina iyo ahuye n'ikibazo kikamubabaza ashaka kwiyahura, ndetse akavuga ko bwa mbere agerageza kwiyahura bamukuye mu mugozi arokoka gutyo. Uwo muhungu we asobanura ko ubwa kabiri cyangwa se ku nshuro ya kabiri agerageza kwiyahura nabwo bamukuye mu mugozi yimanitse, mu gihe ku nshuro ya gatatu yakoresheje amabuye bakoresha mu itoroshi cyangwa muri radiyo, aho yayafashe akayahondahonda, yangiza agafata ifu ryayo, yangiza akarishyira mu gikombe akavanga n'amazi akanywa. Umuhungu we avuga ko ku nshuro ya 4 uyu mukecuru yanyweye ibinini birenga 60 bari bamuhaye kwa muganga ubwo yanywaga ibyavuye mu mabuye ya radiyo cyangwa se itoroshi agira ngo bimwice, ariko umukecuru ntiyapfa nanone. Uyu muhungu we avuga ko amaherezo abona nyina azagera ku mugambi we wo kwiyahura. Uyu muhungu yabivuze agira ati, mpungenge mpurana mbona ko azongera akiyahura. Njya mvuga ngo tubonye nk'umuterankunga bakamujyana mu bitaro bikomeye bakamusuzuma bakareba niba hari ikibazo afite mu mutwe. Mukahirwa Marie Claire ni umuyobozi w'umudugudu wa Gashirwe, avuga ko uyu mukecuru ubuyobozi
bwamwegereye bukamufasha, ariko abana be bakaba babyara bakamwoherereza abo babyaye ngo nawe nabarere, kandi nta n'ubushobozi yifite bwo kubarera. Mukahirwa Marie Claire avuga ko uwo mukecuru yavuze ko azarinda apfa atavuze impamvu imutera gushaka kwiyambura ubuzima. Ngaye nguko rero ngira ngo murabyumvise ibyo uyu mukecuru ikibimutera kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Ngira ngo mwabyumvise ni uko adashaka kurwara imvunja, kuba mu nzu y'ibyondo, ndetse no kubona abuzukuru be bahorota. Ibyo byose rero ngo iyo abitekerejeho abona igisubizo cyabyo ari uko yakiyambura ubuzima.